Turabaramukije nanone mu izina rya Yesu Kristo wo twamamaza. Uwo muvugana n'Uwimana Caritas, umubyeyi ushima Yesu, umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Aba nifuza ko abaduteza amatwi ndetse n'abatureba amaso ku maso badutega amatwi mu gihe bashatse kumva ubuhamya bugari cyangwa se indirimbo no kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'ijambo ry'Imana. Nkaba ndi umuhanzi n'ubundi mbibutsa ko mugomba gukanda subscribe yanjye mukadutera inkunga muciye kuri channel Uwimana Caritas. Witeka Imana niyamamare. Rero mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana. Urakoze Mana yacu kuturinda kugeza kuri no munsi, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Witeka Imana udufashe muri no mwanya, ufashe n'abanyarwandakazi, ufashe abanyamahanga, abazungu n'abirabura bateze amatwi iki kiganiro tugiye kuganira, bagiye kumva buno buhamya ugaho wadukuye n'ibyo wadukoreye. Bafashwe mu izina ryawe kandi ugira icyo ukora ku bantu bumva ibyo tuvuga, uburyo wagiye utugirira neza, nabo babashe kukwemera no kukwamamaza no kukwizera. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Rero n'ubundi hari nimero tubonekaho uciye kuri telefone, Tigo ni 072 5 42 8 16 7. MTN 07 8 70 49 3 4 4. Amazina ni yayandi Uwimana Caritas cyangwa se Mama Janti. Imana ibaho umugisha cyane. Rero twatangiye dusoma ijambo ry'Imana tuvuga ukuntu Mose yavutse mu gihe gikomeye. Yavutse mu gihe gikomeye, nagira ngo gutangarize ko kuvuka kwawe ahantu hagoye, mu banzi benshi, ku matangazo umwanzi yatangaje, bitazabuza Imana gusohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Kuko gupfa kw'abana bo kwa Farawo b'abahungu ntibyabujije Mose gukura, nubwo yari ari mu bikomeye, kuko ku nyanja habamo byinshi byashobora kuba byamwica, ariko Imana kubw'umugambi wayo yamurindiye kuri iriya nyanja, nawe izakura. Natwe turabagabo bo guhamya neza ibyo yadukoreye tukiri abana, uburyo twabayeho mwagiye mubyumva. Ariko turashima Imana ko turi abarame kubera Imana. Iyo tutamenya Imana ntabwo twari kurama. Twagiye twumviye Imana uburyo ivuga, uburyo ikora. Yewe navuganaga n'abapfumu, maze gukizwa numva ngize ishyaka ryo kuvugana n'Imana. Sanga ibintu nibyo, y'Imana iravuga, y'Imana irakora, y'Imana irasohoza. Hari byinshi yashoboje, niyo mpamvu tuyishima. Ni nayo mpamvu tutazayinambaho, niyo mpamvu tutanayireka, ni nayo mpamvu dushaka kuyimenyesha abatayizi kugira ngo nabo bayikomezeho. Ni se w'imfubyi kandi n'umugabo urengera abarengana, akarenganura, agatabara bikomeye. Ntaho atagukura, nta n'ahantu atakugeza. Yewe ibyo ndi kubona nanjye ubwanye ni ibitangaza mu maso yanjye. Ntabwo nari nzi ko byabaho, nta nubwo nari nzi ko nageze uyu munsi nkiriho, kuko mama ubwo yapfuye afite imyaka 40, data afata yigejejeho. Urumva rero mu muryango w'iwacu hari umwuka mubi w'ubukenya, muzanabyumva mu ndirimbo ndi gutegura. Ariko Yesu kubera yatukunze data tugakundana, yatwongereye iminsi yo kubaho kugira ngo tumukore. Nawe rero ni wizera irakongeza inyongezo yitwa umugisha, ndetse burya inyongezo ziranaryoha rata. Inyongezo z'umugisha w'Imana, uko bukeye nuko bwije tugenda tubona ineza y'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero twari tugeze ku gice cya kabiri cy'ubuhamya, ngeze ku mupfumu wa 4 w'umugabo, ariko nabyita ko ari umutekamutwe, kuko we twahuriye mu nzira hano hanze. Polisi y'u Rwanda iduhatira kwirinda abatekamutwe. Jyewe nahuye n'umutekamutwe. Ukuntu baza bibarishwa ngo runaka uramuzi, baba ari babiri, bakigira nk'aho bataziranye kandi bafite gahunda bashaka kugeraho. Bakurebamo uburezi cyangwa ubugoryi, bati uyu muntu, bakagutangira mu nzira wiviriye guhaha, batari ko hagarara tukubwire ati kwa runaka urahaza, bakakubwira ibizina bahimbye kugira ngo
ukomeza ubaza ngo uwo muntu simuzi, noneho ubategera amatwi bakakwegera ukabona barakugose, noneho undi agahita avuga ati ndahazi se waturangiye aha hantu. Abo bantu niba twahuye birangije barambwira bati rero turabona ufite ibibazo turashaka kukurangira umuti, kandi turabona rwose turashaka kukurangira uburyo wabona amafaranga menshi kandi ugakira ibibazo ufite. Kise nibakuzinze ni cyane rwose, sinzi niba shitani yarabaye impano simbizi, ariko icyo gihe barandondoye barandangiza numva neza ndafasha, ndavuga nta bantu niba bashara kuba ari Imana niba atari Imana ariko bandangije byose haravamo n'igisubizo cy'ibibazo byawe. Barambwiye bati rero ku Kicukiro hari igiti, nanumva nari mfite imyaka 15 ariko nkiva no mu cyaro, ati hari igiti utema cyava amaraso ukaba ufite akaga, cyava amata uruhande rumwe ukagisaba ibyo ushaka byose. Kubera nari umwana narabyakiriye numva ibyo bintu bibaho. Ti rero kugira ngo ubone imigisha uragenda uzana amafaranga yose ufite, udasize n'igiceri n'ifaranga rimwe nirisiga. Nugira iryo siga ntaga amafaranga ari butubuke, ariko nuyazana yose aratubuka. Ufate izi mpapuro tuguhaye ntureba ko ari nyinshi nta kintu zanditseho, we nuyazana yose uko zireba zirahita zihinduka amafaranga. Ibyo bintu byambayeho muri 1993 twabaga i Kigali yitwa Gikondo. Barambwira bati kandi nubibwira ababyeyi bawe ntabwo biri bukunde, nugira umuntu ubibwira uramenye nubivuga. Nuko nanjye ndavuga ngiye guhura n'ubukire Mana yanjye, nuko ndakumunzura n'uduceri twabiri n'utwifaranga note utwo nacuruzaga twose muri marato. Nuko nimbivuga ntago biri bukunde kuko bari bambwiye bati nuramo kubivuza urapfa. Ubwo nangije nuko ndemera nyine, bati rero agenda ubizane, numara kuyazana uhagarare kuri uno muhanda, numara kuhahagarara ubundi dutegereze turaza tuhagusange. Ibintu biragenda neza, nugera mu rugo urasanga byabaye amafaranga. Reka mbabwire, nuko nyine naragiye magarara kuri kaburimbo ahitwa kuri Rwandegisa aho bampagaritse nk'ipoto. Izuba rindengeraho ntegereje babagabo ndeba hirya ndebuzwa, ahubwo Imana ishimwe imodoka ntiyahangongeye. Nari ubusango ndi kureba abantu banzaniye imigisha ngo banjyane ku giti ngo kiva amata n'ikiva ngo uruhande rumwe kiva amata ngo ubundi kiva amaraso. Ibintu ntago ari ibyo mpimba, byarabaye ngenda bizi neza. Hanyuma bonye bwije ndavuga nti karabaye noneho yewe reka ntahe. Ubwo ndataha mera nk'uguye mu kantu, mbura ukuntu mbibwira iwacu. Burakeye mu gitondo batese kutagiye gucuruza, ndaceceka. Umutima ukambwira ngo nubivuga urapfa. Nuko mama arambwira saa sita zirahita, ariko se mwana wanjye ko mbona wagowe, ko mbona wakonjamye, ko mbona wagowe, ko mbona wihabye, bite byawe? Umutima nkahita mpunga nkahita njya nko mu cyumba. Hashira umwanya ari gucuruza ikigage akagaruka, ariko bite byawe ko ndeba bimeze bite? Ndavuga ni byari byo byose umutima wanjye umagazemo, ntacyo nahisha umubyeyi wanjye. Nereka mpfe kubivuga n'ubundi napfuye, ubuse ndasubiza iki? Nereka mbivuge basi. Ndangije mubwira ibintu byambayeho, mubwira n'ukuntu bambwiye ngo nimbivuga ndapfa. Araseka aratembaga, araseka we. Uko aseka nkumva ngewe mfite ubwoba kari bunkubite cyangwa se ati reka da, ataba nabateka mutwe, ati bagutuburiye nyine. Nuko nari mfite ubwoba cyane. Arambwira ati rero reka nguhe ibindi biceri ugenda urangure nanone ucuruze, wahuye n'abesikoro wihangana. Icyo kirarangira kivaho. Narimbagereye ku kuntu umupfumu wundi w'umugabo w'ahantu nagiye kuraguza Nyarutarama yambwiye ati uzajya ubyuka mu gitondo urebe ikiyoni hejuru y'inzu y'iwanyu, urebe ni nasakabaka. Aba nibo bagabo uzacungiraho umugabo uzashaka. Amereza ibyo nisiga ngo abasore bankunde, amereza n'ibyo nambara ngo bizajya bindinda, amereza mbese ibyo bintu byose. Aduca amafaranga turataha. Hanyuma koko Satana ngira indushyi, nkajya mbyuka mu gitondo njya kureba ikinyoni cyaguye ku nzu y'iwacu. Rero ndashima Imana, nubwo abapfumu bari barambwiye ngo sinzabyara, sinzakora ubukwe, ntabanzwe cyangwa ngo nterekere abazimu biwacu,
aho kubambwa cyangwa nerekera abazimu b'iwacu nahisemo gusenga no gukizwa. Ndavuga nti Imana bwo maze kumenya ko itanga urugo, igatanga urubyaro, igatanga umugabo, ikaremera abantu ubuzima, reka bariyo nikomezaho ntinitana bima kuko iwacu bitahabaga, ni nacyo nzipfira nigire mu ijuru. Satani yaraza akambwira ati wowe nta sura nziza ugira, ati wowe nta mashuri wize ni cyane rwose, wowe nta babyeyi ugira ni nabo, wowe uri mubi ujye ubyina ubundi utahe, ubundi utahira abandi ubukwe babakenyereye babashingira kuko bo bafite amasura meza, bafite nagishyigikira. Wowe rwose uzipfire ujye mu ijuru. Nuko mu barokore nta bamaseri bahaba bari kuzibera amaseri. Nkorera Imana nivuye inyuma kugeza igihe nigeze nayibaza ngo Mana mbwira niba nzashaka umugabo cyangwa ntazamushaka, mbwira niba nzapfa nashatse nkapfa nabyaye nk'amaseri, ni cyangwa niba nzashaka menya aho magara, kuko nari maze kwinjira mu cyiciro cyo kuvuga ubutumwa mu midugudu myinshi y'i Kigali. Abantu babireba bamwe bari bunanyibuke, harimo n'abagira ngo naranapfuye kuko twimutse tukajya mu cyaro ahantu Gitarama, ariko ndacyahari kandi ndacyavuga ya Mana, kandi n'ubundi n'ikindi gihe kirageze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero icyo gihe ntangira kubona nyine abasore bankunda, nava kuri podium nyine nkorera Imana mu biterane no mu bitaramo by'Imana, bakabona noneho ndi mwiza, bakabona ndi kuvuga Imana. Ati ibyo byose yenda nubwo nta bushobozi bugaragara afite, ariko harimo umwuka w'Imana wamushaka yazajya namusengera. Basore bamaze kumbana benshi rero, nuko njya kubaza Imana niba nzashaka cyangwa ntazashaka. Irambwira ngo mwana wanjye nzagukorera ubukwe, nzagukora igitangaza, nzakugirira neza, humura, nkorera ube mu byanjye nanjye nzaba mu byawe. Ubwo nkorera Imana koko, nkaba muri korari, ubundi ninjoro nkajya mu biterane njyana na pasiteri witwa Munini wanyigishije kugenda ngendesha mu midugudu myinshi, babona ubuhamya bwanjye nuko mvuga Imana tuzagaruka. Imana iranyamamaza ngera ahantu henshi hatandukanye, ariko Imana ishimwe kuba uko bugiye kunyura aho abantu benshi babasha kubibona, kuko bimaze igihe bipfundikiye, mvuye mu gihe kinini cy'impanuka, nabyo ndi bubabwire uburyo Imana itabara. Ubwo rero Imana ingirira neza, ndayishima kuko yampaye umugabo igihe cyarageze iramumpa nta wamundangiye, imumpa nta ariyo yonyine ibivuze, irabimwemeza nyine, iramubwira ngo uzashaka yari afite umukobwa ari kurambagiza ahantu nyine ahantu bita i Butare, yasenga Imana ngasengera uwo mukobwa ngo bakore uko, ikamubwira ngo uwo nzaguha ni Caritas, uwawe ni Caritas. Reka nkubwire mwana wawe, nudashaka uriya mukobwa ngo uhaye nta mugisha uzabona, nta rubyaro uzabona, uriya niwe nguhereyeho umugisha. Nawe atese ko ntamukunda, ese ko ntamushaka, nutamushaka umva ntago bizaguhira, n'uriya niwe wawe nakugera. Amara igihe asenga kugira ngo ankunde, aje nanjye ndamubenga, ndavuga nzabanza asenge mbaza Imana nabyo gupfa kwemera. Nari mvuye mu cyiciro cy'umuhungu waje arambeshya ngo Imana imutumye kubana nanjye, ariko nareba nkabona ntago ariyo, nasenga njye yikamakanira. Naravuze ntabantu ibyo gushaka uwanabyibuye, ariko Imana noneho igihe kigeze iraduhuza turabana. None ndashima Imana ko yangize umugore, ndashima Imana ko nabaye umugore nshingiwe ku buhamya bwiza bw'itorero ryanjye muri ADPR Gikondo muri 2003. Ndashima Imana ko yampaye urubyaro, ubwo abazimu bavugaga ko nazarubona kubera ko ntabaterekerereye ngo mbandwe. Imana yarabikoze, umufite abahungu n'abakobwa, abahungu 3 n'umukobwa umwe mwiza yitwa Nibitangaza Shase, n'umukobwa mwiza, muzamubona turi kuririmbana, akunda no kwatona ahantu heza cyane mu ndirimbo ivuga ngo gahunda ni mu ijuru, muzabyumva turi kumwe. Imana rero yarabikoze, yaratwaguye aho Igikondo twabaga, maze gukora ubukwe nicyo cyiciro ngiye kubagereraho cyo mu buryo bwo gushaka. Amen. Nawe izere Yesu, ahari barakuzinze nkuko bari baranzinze, ariko Yesu arazingura. Ahari yenda barakubwiye ngo uri mubi, ariko Yesu atanga ubwiza. Reba neza niba ndi mwiza cyangwa ndi mubi. Yesu hari yindi sura ajya atanga, Yesu hari ayandi mavuta ajya atanga. Niyo mpamvu mbabwira ngo mu mavuta harimo umugisha wose twifuza, nk'imigisha yo mu gakiza kw'Imana, kubwo ubuntu twayihawe mu gihe twihanaga ibyaha imbere y'umukiza wacu Yesu. Iyo ndirimo ndayigutuye ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana, kubwo ubuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngende
Yesu umukiza niwe mucyo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Wikwiheba, wikwiganyira. Imana irahari. Imana ni se w'imfubyi. Wigira ubwoba ngo uri ikinyendaro, wigira ubwoba ngo uri imfubyi, wigira ubwoba ngo uri umukene, wigira ubwoba ngo ntiwize. Nanjye mpinduriye amateka, nanjye yangize uyu munsi uko ubireba. Uzaza unansura unarebe ibyo yakoze, utanagira ngo ni no kubeshya. Yatuvanye ku nzu imwe itugeza mu mazu arenga 15. Rero nawe wizere Yesu arabikora. Yesu aguha umugisha. Wowe wumvise iri jambo ubuhamya, wagira kwizera. Tugusengera Imana, ujugunye izo nzaratsi, ujugunye ibyo baguhaye ngo abahungu bagukunde. Yesu atagukunze nta wagukunda. Ujugunye ibyo byose bagubeshye wisiga mu mavuta, ujugunye ibyo byose bakubwiye ukenyerejeho ibikwasi utajya urarukubiri nabyo, ukarinda kurwara ingiro n'inda ngo ntibizakurinda. Ntabwo bizakurinda, ahubwo bizakwica, uzarimbuka nutihana. Nagira ngo rero nturangire uburyo Yesu ahindura, uburyo Yesu atanga urubyaro, uburyo Yesu atanga umugabo utamwije cyangwa ngo ujye gusambana cyangwa. Yesu arabishoboye, nta kintu ananiwe gukora. Rero ibindi turabibabwira cyangwa se ibindi tuzabibabwira. Ubundi Imana irahari kugira ngo mwumve ukuntu Yesu agira neza. Ndababwira ikindi cyiciro gikurikiyeho. Reka dusengere uyu muntu wumvise yakizwa aho aba ari hose. Mana yacu urakoze. Uyu mukobwa wumvise ubu buhamya, uyu musore, uyu mugabo n'uyu musaza, n'aba bapfumu baraguza abandi bagapfumurira abantu bababeshya, nabo bahagakiza. Ureka abantu bawe bafashwe n'izo mbaraga zibarekure mu izina rya Yesu. Abantu bafashwe n'izi mbaraga zo kuraguza, turabasengeye ngo zibarekure mu izina rya Yesu. Aba bapfukamye bizeye ijambo ryawe Mana, turabasengeye ngo bagirire neza. Aba bafite agahinda kanini babuze inzira yo kugira ngo babone umugisha wahereka bahure nawe kuri uno munsi. Bwana, ijambo ryawe rigendera imitima yabo, kandi umwuka wera ashorera ijambo mu mitima y'abaryumvise. Urakoze nyakubahwa, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Amen.